Inzoka ya amibe niyo tugiye kuvugaho none aha ngaha. Iyi nzoka izwi nk'indwara yamamaye muri makeya bitewe nuko benshi cyane yabazahaje muri iyi si yacu. Abandi wenda bakeka ko nta miti igira, abandi bitewe n'ubwihebe bayivugaho kwinshi. Rero inzoka ishobora nibyo kwangiza ingingo nyinshi bitewe nuko igera ahantu henshi hatandukanye mu mubiri, cyane cyane iyo yazaje uyirwaye kandi kwisuzuma bikarushya kuko biterwa naho imaze kugera. Ibamo rero amoko, hari nk'iyitwa Amoeba coli. Iyi ngiyi yibera mu iherezo ry'amara manini ahashinzwe kubika imyanda igomba kuza gusohoka hanze mu gihe cyo kwituma nyine. Rero iyo umuntu ayirwaye ica umugongo ndetse umuntu akaba yababara mu kiziba cy'inda. Iyo ni iya mbere. Indi yitwa Entamoeba. Ubwo iyo itera guhitwa amaraso, umuntu agahitwa kandi agahitwa amaraso. Hari indi yitwa Entamoeba, ni inzoka ituma habaho kugabanuka k'ubutare, hanyuma umuntu uyirwaye akaba yagira kugabanuka kw'amaraso makeya, akagira amaraso makeya atari ku rugero rwiza, muri makeya yagabanutse. Indi yitwa Historica, nayo nuko itera amaraso kuba makeya, kuko izo zombi yaba Historica, Entamoeba ndetse na Historica zose zitungwa n'ubutare, noneho bigatuma amaraso agabanuka. Hari bimwe mu bimenyetso ushobora kwisuzumamo nawe ukareba ko waba urwaye amibe, nubwo twavuze ko inshuro nyinshi bigoye bitewe nuko byaterwa naho igeze. Muri make turaza kureba naho ishobora kugera bitume noneho umenya ko ibimenyetso ufite wenda hari icyerekezo wabiha ku ndwara ya amibe. Cya mbere ni ukuribwa mu nda bitunguranye, intege nkeya z'ikirenga, kunanuka, kwituma ururenda rimwe na rimwe rukaba rwaba ruvanzemo amaraso yivanze nyine n'imyanda, kuribwa cyane mu mara manini, gushaka kwituma ariko ntibishoboke, ukituma ikintu kimeze nk'icyuka, gukubirwa nanone ukituma icyuka, nibyo nyine tuvuze, ndetse no kwituma ariko ntibishoboke. Kwituma ntibishoboke, kujya kwituma ntibishoboke ni ukujya wumva ubishaka ariko bikanga burundu. Hakaba rero no kwituma icyuka biratandukanye. Noneho imyanya ishinzwe igogora igakora nabi, kwishemagura amatako ndetse akajya avuvuka, birashoboka ko yajya avuvuka, intege nkeya mu bitekerezo. Amibe kandi ishobora gukomeretsa umura, hanyuma umuntu akajya yituma amaraso. Hari n'ibindi byinshi nko kubyuka mu gitondo wenda ukaba wagira ibimenyetso runaka. Bimwe muri byo ni nko kurya ibintu kandi ibyo bintu byaba bifite umutobe, ukaba wabigiraho allergy cyangwa se ukabyimbagirana, birashoboka cyane. Noneho amibe ishobora kujyanwa n'amaraso, gutemberezwa n'amaraso. Murabizi ko amaraso apompwa, asunikwa n'umutima, agatemberezwa n'imitsi. Noneho ishobora gutembera rero mu maraso ikagera mu zindi ngingo zinyuranye z'umubiri. Urugero aho ishobora kugera, wumve noneho ko bya bimenyetso bishobora guhindagurika bitewe n'aho iri, ni mu mwijima, mu bihaha, mu mpyiko, ndetse ishobora no kugera mu bwonko. Birumvikana ko ibimenyetso wagira yageze mu bwonko bitandukanye n'ibyo wagira ikiri mu mara cyangwa mu mwijima cyangwa mu bihaha. Amibe rero ishobora gutera umuriro mwinshi mu gihe yamaze kugera mu mara cyangwa se yahateye ibibyimba. Ishobora gutera ibibyimba ni mu mwijima, ahubwo ushobora kugira umuriro mwinshi mu gihe yamaze gutera ibibyimba mu mwijima. Umuntu agahinda umushyitsi, akajya akomanya amenyo, ashobora kugira amaraso agabanuka mu buryo bwihuta, cyangwa se umuntu akagaragaza umubabaro ariko kandi washaka impamvu wenda ukayibura, ndetse ushobora no kujya wihagarika kenshi mu buryo ubona bitari bisanzwe. Ibyo bishobora kuba ibimenyetso y'uko wenda amibe yaba yamaze gutera ibibazo mu mwijima.
ishobora no kugera mu bihaha, mu mpyiko, mu ruhago, mu maraho birumvikana niho itangirira, ndetse ishobora gutera igicuri, kandi icyo gicuri kikavurwa ntigikire, ahubwo bigasaba ko umuntu yavura amibe. Mu gihe umuntu yarwaye igicuri cyatewe na amibe, nta kindi yakora ahubwo avura ya amibe. Rero iyi nzoka ya amibe ishobora no gutera rubagimpande iryanira mu itako. Ibyo byose ni kuri amibe. Ikiranga aho umuntu yavoma yakura amibe ni hehe? Ahanini hazwi ni mu mwanda, wenda ni kudakaraba intoki, amagi yayo akaba yagufashe ku ntoki, imikungugu yayo ishobora amagi yayo ashobora kujya mu mikungugu, imikungugu igatumuka igafata ku ntoki, ku bikapu, ndetse no ku mboga zanitse n'ibinyampeke n'ibindi. Ndetse imodokari ishobora kuyanduza, kuko umuntu wikoze wenda mu kibuno cyangwa se ku myenda, amagi yayo yafashe ku myenda ye, mu gihe yaba yakomotse mu kibuno akaba yakanduzwa, yajya ku modokari hanyuma tukayifataho. Aho hose umuntu ashobora kuhahurira na amibe. Muri makeya ni ku mwanda. Umuntu, hari n'ibyo nabonye bimeze byitwa ubusirimu ariko bw'umwanda, umuntu yajya kurya amandazi na capati hanyuma agafatisha intoki, kandi ukabona bikoza bishaka, wenda ka seriviyete kari naho, cyangwa yabasha no gukaraba. Hariya rwose ni isoko nziza yo kuba warwara amibe mu buryo bworoshye. Nubwo na resitora zigira uruhare mu gukwirakwiza amibe, ariko si zose. Noneho ibyo rero bishobora gutuma umuntu arwara amibe. Birumvikana ko abantu benshi ku isi dufite umwaka wo kuba twarwara iyi nzoka ya amibe. Niyo mpamvu yo guhora turya antibiyotike kugira ngo zigende zifata amagi yayo yamaze kugera mu mubiri, ziyice, ziyate hanze. Antibiyotike ziranyuranye kandi ni nyinshi, ziboneka ahantu henshi. Hari nk'ibiribwa bigiye byifitemo vitamine C nyinshi, ndetse n'ibyitwa antioxida biyirukana indwara, bigatuma umuntu atarwara uburwayi bwa hato na hato. Reka tujye ku miti dushobora kwifashisha mu gihe umuntu yarwaye inzoka ya amibe.